iyo abantu bari gutangira business akenshi tujya tuzana urwitwazo twavuga tuti na capital dufite, capital ngo yenda yo gukodesha mu ofisi, capital ngo yo guhemba abakozi, capital yo kwamamaza n'ibindi bigiye bitandukanye. Rero ndagira ngo ubwire ngo mwino video ngiye kukwereka tool wakifashisha ku buntu zishobora gusimbura ofisi, zishobora gusimbura abakozi, zishobora no gusimbura amaradiyo n'ibintu byo kwamamariza. Izi tool ni ubuntu, benshi muri twe nizo twifashije turi gutangira kandi zatanze umusaruro. Ntabwo ukeneye ofisi, nta nubwo ukeneye abakozi benshi, nta nubwo ukeneye amafaranga menshi yo kujya kwamamaza ku maradiyo cyangwa ku mateleviziyo kugira ngo utangire business yawe. Niba uri seriye, iyi video iraza kugufasha. So tugiye kurebera hamwe platform zo kuri internet ukeneye kugira ngo utangire business yawe. Izi tool nkuko nabivuze n'ubuntu 100%. Icyo ukeneye ni internet, icyo ukeneye ni smartphone, icyo ukeneye ni computer aho biri ngombwa, gusa warangiza ugatangira kugira ute kubikoresha. Ndagira mbabwize ukuri, niba uri seriye ufite business kabisa wumva ari ingenzi cyane, so ntabwo ukeneye kuvuga wenda ngo nabuze capital. Of course tugomba kwemeranya ko hari business zisaba kurangura, business zisaba kujya kurangura, ariko nabwo tuzabireba. Hari business zisaba kurangura ariko ushobora no kuba ukorera zino tool ugatangira wamamariza abandi bantu, izo ukazagera ku mafaranga uzatangira kujya nawe kugira ute kurangura. Nk'urugero, ushobora kuba wenda wikundira gucuruza ibintu by'ama electronic, ukaba nta mafaranga ufite y'ibyo bikoresho bya electronic, ushobora gukoresha zino tool ngiye kubereka, ugatangira ukabamariza abandi bantu, ukugenda ubamamariza ukagenda uryo ka komisiyo bikazarangira ubonye igishoro cyo kugira ite cyo gutangira kurangura. Icyambere ni mindset, icyambere ni ukubyaza umusaruro tool, icyambere ni ukuba ufite ubushake. Rero niba ufite ubushake, dore ngizi tool ngiye gukwereka zingenzi cyane n'ubuntu. Izi tool nizo abantu hafi ya bose bakoresha kandi ntago bazishyura. So rero tool za mbere nizo rwita Google tool. Muri Google tool dufitemo Google My Business. Google My Business iyi ngiyi ni uburyo ufata business yawe ukayishyira kuri Google, ugashyiraho telefone yawe, nimero za telefone, ibyo ukora, aho ukorera byose, services zawe ukora zose, warangiza ukabishyira kuri Google. Umuntu usachinze ibintu kuri Google aragira ute arakona. Nk'urugero, murabona nkanjye Afrinovators iriho, murabona ko hariho nimero za telefone, location yawe nkorera, telefone, hariho na website, wano nkanzanga kuri website byajyayo. So ikindi kintu, iyi tool ya Google My Business n'ubundi kuyicreatinga, hanga nshobora kuza nka updatinga, ngashyira amatangazo y'ibintu, nshobora gushyiraho, nshobora ku updatinga, niba ari product nshyashya ngiye gutanga nkayishyiraho. Hano nshobora gutanga offer, niba mfite event nshobora kuza kuyishyira hanga. Abantu kuri Google muze ko abantu bari kuri Google rwose igushakira abantu bakagira ute bakazajya basura business. Nk'urugero muri kubona kanga ko mfite abantu 349 bagize ute badusuye bi-interacting. Ibi ngibi no ubuntu. Indi tool ni Google site. Abantu benshi nyara ama business abakeneye Google, ara business abakeneye website. So niba utabana amafaranga yo kubakisha website, niba utaza ngo muri Affinity tukubakira website utafite amafaranga, wakoresha Google My Site. Ugenda kuri Google ukandikamo site.google, urabona ko ushobora kuzanga ugakora site yawe, ugakora amapage, ujya kuri YouTube cyangwa na runaka ukiga gukora site yawe ya ukoresheje Google My Site, nako kanya ugatangira business yawe wigize online. Orange ikintu ukora ugenda ya updatinga mu minsi mike ya rwose ushobora gutangira kubona abantu bagira ite baza kukubi. Nukuvuga ngo Google My Business ushobora gusimbura office yawe, Google My Site ishobora kubera ahantu abantu bagusanga bagushakira. So indi tool yindi ni Blogger. Google Blogger, ibyo ushobora kubaka website nziza iri professional wifashishije Google Blogger. Niba ushaka kwiga uko wubaka website Google Blogger, na video na challenge twakoze y'iminsi 7, genda uyirebe uburyo ushobora kwibakira website nta coding wifashishije Google Blogger. No kuvuga ngo Google ifite tool eshatu: Google My Business, Google Site, Google Blogger. Izi ngizi ni ubuntu, icyo usabwa no kugira ubumenyi, kandi ubumenyi buruzuye kuri YouTube nanagiye atandukanye. Izi tool ni ubuntu kuzikoresha. Izindi tool ni tool za Facebook. Ikintu cya mbere ni ukugira Facebook page, nwango nawe ushyiraho amazina ya business yawe, ibyo ukora, aho ukorera. Mbibutsa ko
Facebook ikurikirwa na miliyari 3 mu Rwanda. Nta muntu utaba kuri Facebook. Facebook ntabwo akira ahantu ho gucatingira. Ubu ngubu Facebook rwabaye urubuga rwo kugira ute rwo gucurizaho. No kuvuga ngo Facebook nanyo ubona ko naronza nshyira ama video yanjye niho namamariza ibintu bye bitandukanye. So rero ushobora kugira Facebook page cyangwa se Facebook group Facebook page. Murabona ko natwe Innovators nta business nimwe ibaho itaba kuri Facebook. Abantu twiga kuri social media, nawe rero ushobora kugira ute, ushobora kugira Facebook page ugashyiraho logo yawe, ibyo ukora, ukajya upostingaho rwose. Ahanga ni uburyo bumwe bwo kwabona wabona abakiriya. So ushobora kudakora Facebook page, ariko Facebook page ni ingenzi. Warangiza ugakora icyo twita Facebook group ahanga anitandukanye na Facebook page group abari yawe, ariko ushobora kwemera abandi bantu bagapostingamo bagashyiramo ibintu kugira ngo utangire creating audience. Ariko Facebook page ntabwo ushobora kwemera abandi bantu kugira ute gupostingaho. No kuvuga ngo page iri sacred, iri private, mu gihe group ushobora gukora group ikabiri public, abantu bakazajya bapostingaho, warangiza nawe ukazajya postinga bijyanye na business no creatinga Facebook page na Facebook group. Ikindi kintu ni Facebook Marketplace. Facebook Marketplace abantu mufite ibicuruzwa, amatelefone, ibintu bye bitandukanye, bino bintu nyine bya products, yuje muri Facebook muri kwana kano kari hejuru ahanga no hakanda, murabona ko abandi banahanga. So murabona ko bapostingaho ibicuruzwa. Ibi bintu gupostinga kuri Facebook Marketplace n'ubuntu. Ufite imyenda, ufite ibicuruzwa runaka, ufite ibintu runaka, kujya utaza ngo ubishyire kuri Facebook Marketplace. Ibi ngibi ko bitishyura, bisaba gufite telefone yawe, gufite machine cyangwa se wabasha kubona internet, kubera utaza ngo upostinga hanga. None nanga ushobora kuba udafite igishoro cyo kurangura ibyo bintu. Wowe ushobora gufata ibintu by'abandi bantu ukazajya ubipostingaho, umuntu yabishaka ukagira ute, ukagenda ukavugana nyirabyo ukabona ka komisiyo. Shuti yanjye tubyumvikane, inzara iraryana, ubukene buraryana. Niyo mpamvu bino bintu wanga kubikora, inzara ikakurya, kandi wakabikoze ugatangira gukeretinga some opportunity. Rero iyo Facebook Marketplace yayikurikirwa cyane, Facebook igenda yigira uti recommending abandi bantu cyane. Ikintu cy'ingenzi cyane, ugomba gushyira product yawe, ugashyira amazina neza, ibicuruzwa byawe neza, warangiza ukagira ute, utangira kubona abantu bagira ute baza kugurira. Mbibutsa ko Marketplace nayo ni ubuntu. Indi tour Instagram niba ufite business ishingiye ku mafoto, ishingiye kuri aba Gen Z, urubyiruko, abantu bakiri batoya, abantu birirwa kuri social media kuri Instagram. Ho kugira ngo ujye kuri Instagram ugiye scrollinga gusa, ugiye kureba ibyo abandi bakoze, why wowe utagera ngo uzajya upostingaho ibintu byawe bya business? Ko gufungura Instagram ari ubuntu, kuki utayikoresha? Ko abantu yuzuye kuri Instagram n'ubu. Kuri Instagram ibintu abantu babona kuri Instagram biza mu buryo butatu. Ni ibintu byabaye suggested, no kuvuga ngo abantu babona ibintu baba suggestinze bijyaye n'ibyo bari gumusacing. Nawe ushobora kuza mu cyo twita suggestion z'abo bantu. Ikindi kintu, Instagram ishobora kwereka abantu ibintu bitewe n'ibintu byagiye birebwa n'abantu benshi cyane. YouTube nayo ikagira ute ikabizanira abantu. Ubwo kuki nawe utajya posting ibintu ku buryo nawe rimwe ibintu bishobora kuza kuba suggested. Ibyo bintu gukoresha Instagram n'ubuntu, kubera utayikoresha utayibyaza umusaruro. Indi tour twese twifitiye dufite tour ya WhatsApp tugira WhatsApp status. Kuki ibintu ukora utabishyira kuri status yawe? Abantu reba, niba ufite uzareba status yarebwa n'abantu banga, tuvuge tukirebwa nk'abantu 100. Mu bantu 100 kuki wumva ko atarimo umuntu waba ukunda ibintu ukora? Mu bantu 100 kuki wumva ko nta muntu wakurangira undi mukiri? Abantu benshi urajya tukisha izi tour tugashyiraho ibintu gutyo gusa byo bisetsa, byo kuryoshya gusa, tukibagirwa kangare abantu bagira ute bari ngiye abakiriye njya mbabona kuri WhatsApp status. Ngiye WhatsApp status yanjye kurebwa n'abantu nka 500 cyangwa 600. Hanga njya makura abakiriye. Ko WhatsApp status ari ubuntu, wo gushyira kuri status ya WhatsApp ari ubuntu, kuki wowe utagira ute utayi creating? Ikindi kintu, WhatsApp group, creating WhatsApp group, creating a group. Tuvuge nk'urugero ucuruza imyenda y'abana, ushobora creating WhatsApp group y'abana, bamama bakayijyaho n'abapapa bazajya bagura imyenda y'abana. So niba
uri umukonsulita kuki utakreating WhatsApp group ukaza usharinga abantu bijyanye n'ibyo bintu ukora. Niba uri restaurant kuki utasharing ucreating WhatsApp group ukaza ushyiramo ibintu bijyanye n'ibyo kurya n'ibindi. Ikintu cya mbere ni strategy, cya mbere ni ugufunguka ukamenya ko WhatsApp group abantu birirwamo. Ngewe hari umunyakameroni nzi afite WhatsApp group imwe igirimo abantu 1000 kugira ngo postingemo aguca ibihumbi 15 kugira ngo agushyiremo umunsi umwe. Wowe utatangira WhatsApp group zajyamo abantu benshi barangiza ukazirokinga cyangwa zajya wishyuza abantu bitewe n'uko iyo WhatsApp group iri ikunzwe abantu b'interact. Ngewe nciye ibihumbi 5 kugira ngo mpostinge muri WhatsApp group yawe irimo abantu benshi, why not? Ngewe ntago nagira ntago nabya. WhatsApp group nayo n'ubuntu. WhatsApp catalog, WhatsApp abantu muzi cyo kwita WhatsApp business. WhatsApp business ifite WhatsApp catalog aho nushobora gushikuristinga ibicuruzwa byawe cyangwa se business yawe abantu bakabayibona. Why not utagira utacreating WhatsApp catalog? Kuko WhatsApp catalog ari ubuntu. WhatsApp channel no gucreating channel ya WhatsApp nayo ni ubuntu. Kubera iki izo turu tutazikoresha kandi ari ubuntu? Ushobora gukoresha ugushyira kuri stat yawe ugacreating group, warangiza ugaketinga group, ushobora kuza ugaketinga catalog, warangiza ukagira ugaketinga channel. Ibi bintu no ubuntu. Nyaboneka niba ukiri gutangira shyira wizana urwitwazo dore tour n'ubuntu. Izindi tour nicyo twita LinkedIn narwo n'urubuga rubaho abantu cyane muba muri cyo twita B2B. Iyo business yawe izatageting izindi business, ni byiza ko uza ugakoresha LinkedIn. Iyo nzayikoraho by'umwihariko. LinkedIn igira icyo twita LinkedIn page, ushobora kulistingaho ibijyanye na company yawe, kuzabishyiraho amakuru, kuzabishyiraho job opening, ushobora gushyiraho ibintu bigiye bitandukanye kuri LinkedIn page. Ushobora no kuza gukora cyo kwita LinkedIn newsletter, ukazajya sharinga abantu ama newsletter y'ibintu ukora. So why not utaza ngo creating LinkedIn kari ubuntu. So hari cyo kwita LinkedIn article, kuzajya wandika article ajyanye n'ibintu ukora. Why utaza kuri LinkedIn ukaza publishing article? LinkedIn groups, LinkedIn yagira ama group, why uta creating izi group abantu kaza babijoininga? Why kwibintu ari ubuntu. So izindi tour wakifasha kandi nazo n'ubuntu. Izi ngizi ni ufite telefone ibasha gufata video neza, niba ukurikiye ino video kuri telefone yawe, bivuze ko ushobora creating short videos ukagishyira kuri TikTok. Umuntu ufite business gushaka cyo kwita brand awareness kugira ngo utangire uzamuke, ushobora kwifashisha TikTok creating utuvideo duto kazadushaya kuri TikTok. Ariko noneho niba uri gushaka icyo kwita trust cyangwa se kubaka audience na trust, ushobora kwifashisha YouTube. Buriya YouTube iyo nyine ni kabuhariwe mu bijyanye no kubaka trust, kuko bavuga ko kuri social media video imara amasaha 3 iri gutrendinga, mu gihe kuri YouTube ishobora kumara n'ukwezi kose video iri gutrending. Ubwo rero no kuvuga ngo niba gushaka gukora brand awareness kugira ngo izajye itangire izamuke vuba, ushaka kuzajya postinga mostly kuri TikTok. Ariko niba gushaka kubaka trust, ushaka gutangira gukora ama video, ushaka gukora video kuri ukoresha telefone yawe ukazajya kuri TikTok, gukora video ukazazisharinga kuri YouTube, ukazazisharinga ku cyo twita Facebook Reel. Uziko na mwabyo ko na Facebook ifite ama video, warangiza ukazawugira wamamaza ibicuruzwa byawe. Icyo uri gusabwa mu gutangira, ntabwo ndi kukubwira ngo ugende ushyiremo ama strategy menshi cyane. Icyo kiri gusabwa, tangira ujye ureba amakosa ukuramo, ugende ubyiga bizajya utangira umenye kubikora neza. Ngewe ndabikoresha iyi video ndi gukora izazanga kuri YouTube nakoresheje telefone, sibyo? So ndi editing nkoresheje machine. So iyi presentation ndi kuyikora kuri machine. Bivuze iki? Bivuze ko nanjye ubwanjye nibyo ndi kugira ute, nibyo ndi gukoresha. Nguko rero wizana urwitwazo kubijyanye no kuvuga ngo nabuze igishoro. Iki urwitwazo ni mindset. Niba uri tayari, izi turu zaguhindurira ubuzima. Ikintu usabwa ni ukumenya uko zikoreshwa. Ibyo ni ubuntu kuri YouTube yuzuyeho, natwe ubwacu hanga tuzagenda tubikora. Nkwibutsa gukora subscribe kugira ngo nidutangira gukora zino video utazacikanwa n'aya mahirwe. Ariko kuri YouTube yuzuyeho, ukamenya ko uko social media imwe ikoreshwa siko indi ikoreshwa, ukamenya ko zigiye zifite ukuntu zitandukanye. Ariko icyambere si uko umwe expert kuri ibyo, icyambere ni ukuba yuzi kuri ibyo, icyambere ni ukumenya ko bihari, icyambere ni ukumenya ko wayibyazamo umusaruro, ukagenda ugerageza. Ikindi ntabwo ukeneye kamera ya danger, ntabwo ukeneye telefone ya danger. Telefone
yose ufite inshuti yanjye tangira. Abantu ntago bakunda ibintu bya danje wenga kamera ya danje, bareba authenticity, uburyo ibyo bintu bikunze, uburyo uri gushaka kubikora, uburyo uri gushyiramo ingufu, nibyo bakunda cyane. Ukagenda ukurana nabo bakabona ko nyine wakoresha agatelefone idafite ishusho ryiza, ejo wazamuye gutyo kuzageza igihe nyine uzajya ari ahandi ha danje. Aya ni amahirwe ku bantu muri kurangiza segonderi, abantu murangije kaminuza, bari muri kaminuza. Niba ibi bintu ubifiteho ubumenyi, wazajya ubikorera abandi bantu bakakwishyura udufaranga dukeya, kubasetinya Facebook page, Instagram n'ibindi, bakaba bakwishyura udufaranga dukeya. Ibi ni byiza ku bantu muditangira business, ntabwo ukeneye kuinvestinga ahantu ibintu bya danje. Ukoresha zino tour watangira kubona abakiri. Njyewe ndi umugabo wo guhome, ndashidikanya ko umukiro wa mbere nabonye wampinduye ubuzima namukwiye kuri Facebook. Nawe rero niba ufite business ukaba urisere kuri business yawe, izi tour zibyaze umusaruro. Don't forget gukora subscribe, gusharinga kugira ngo YouTube channel kure, dukomeze dufasha abantu kubyaza umusaruro. Internet bita sabye igishoro cya danje. Bye bye.